abayobora muri RMC bo bari tayari guhindura Qur'ani cyangwa ibyo Qur'ani yemera n'ibyo intumwa y'Imana yadusigiye, bakigendera ku nyungu zabo z'isi zisanzwe. Idini ntayo bariho. Ni nayo mpamvu izi saha tugiharanira yuko idini ya Islam mu Rwanda yumvikana ikanagaragara, abayisilamu bakaza nyuma, habanje kugaragara idini ya Islam. Icyo rero nta gihari. Impinduka zacu rero zishingiye kuri systeme, ntago zishingiye ku muntu runaka ngo wowe uyobora nabi, wowe runaka gutya. Systeme nitungana, wayijyamo wese yagendana na systeme. Ariko systeme y'imiyoborere y'idini ya Islam mu Rwanda irapfuye, nta nubwo tuyumva kimwe. Ariko impamvu tutayumva kimwe, hariho abizi idini gusa n'ababivanze byombi, n'abatarizi idini noneho bizi ibindi. Muri RMC ari byo twakakwiye kuha ishusho wenda y'idini ya Islam mu Rwanda. Ibyo ntibanabikozwa, bumva yuko abizi idini gusa, kandi iyo dini bakabayiga mu rwego rw'imiyoborere mu bihugu by'idini ya Islam. Bumva ko baza kubipratika mu gihugu nk'u Rwanda kitagendera kuri sharia, kitayoborwa na Qur'ani cyangwa Sunna. Ntago ro bishoboka. Ni no mpamvu ubona byabananiye, nayo masezerano byabananiye kuyashyira mu bikorwa. Ntago bari mu bayateguye, ndetse na leta y'u Rwanda twakoranye ayo masezerano bo banabyumvaga cyane. Ntago leta izaza kubidukorera, ahubwo yari izi ko abayisilamu nibo babiteguye. Nibyo koko dufatanyije twese, abizi idini n'abatarizi idini n'ababivanze byombi, kubishyira mu bikorwa birashoboka. Ariko abizi idini gusa bayoboye muri RMC zisaha babaye nk'abikanyiza, bajya mu bintu batazi batanashoboye, byarabananiye. Imanzi ubushize nigeze kubona inkuru zatambutse ku bitangazamakuru mpuzamahanga. Ni ikibazo cyabaye muri biruko bya Zanzibar, ubwo ni Zanzibar ubundi muri Tanzania, ko nyuma mu giswara bitandukanye baravuga ngo Tanzania bara Tanzania visiwani. So muri Zanzibar rero habaye ikibazo mu gihe bari mu gisibo cya Mwezi Ramazani. Bageze gutya ngo bafata abantu bari bafata amafunguro ku manywa. None amaze gufata abantu bari barya ku manywa ku mugaragaro, baragenda bajya kubahana. None ikibazo cyaje kuvuga bakavuga ngo ese ubundi Islam igendera ku mategeko y'igihugu, ese bagendera ku itegeko shinga, bagendera kuki? Ibyo ngibyo byagarukaga bakavuga ngo umuntu niba yariye ko atari no mwisilamu, ari undi mu rindi torero, we biramugiraho izihe ngaruka. Icyo nari ntangira urugero kwari kugira ngo amenye ese mu Rwanda muhuza gute itegeko shinga rivuga ku bintu by'imyemerere n'ibijyanye n'Isilamu yanyu, harano bihurira ku buryo wenda ibyo byose mwagaragaje ibyo bibazo ababitsimbaraho wenda bavuga ati bishingiye ku itegeko shinga, wenda turanga kwirengagiza itegeko shinga icyo rivuga. Idini ya Isilamu mu bihugu byinshi bitagendera ku mahame ya Islam, itegeko nshinga rifite aho rihurira nko mu Rwanda. Nanga urugero nk'uko wari ubivuze, Isilamu yo mu Rwanda ifite aho ihurira n'itegeko nshinga, kandi ifite naho idahurira n'itegeko nshinga. Ibyo bibiri birahari n'ahandi mu bindi bihugu henshi. Ari niyo mpamvu muri Tanzania wumva byagenze gutyo. Itegeko nshinga turigenderaho, dufite naho duhurira n'itegeko nshinga abayisilamu mu Rwanda. Icyambere turi Abanyarwanda, itegeko nshinga ni iryacu, nitwe twarikoze, nitwe rireba nk'Abanyarwanda. Mbere yuko hazi idini turi Abanyarwanda. Noneho nyuma y'itegeko nshinga u Rwanda ruyoborwa n'irihe dini? Nta dini. U Rwanda ni laiki, igihugu cy'u Rwanda ni laiki, leta y'u Rwanda ni laiki. Nuvuga ntawe bibogamira ku madini. Perezida wacu w'u Rwanda ntabogamiye ku idini runaka, itegeko nshinga ntiribogamiye ku idini runaka, nta n'urwego rwa leta na rumwe rubogamiye ku idini runaka. Amadini yose afite ubwisanzure bungana, ni nako itegeko nshinga ribivuga. Haba ari uburenganzira mu myemerere no mu gusenga Imana yawe, dufite ubwisanzure n'uburenganzira nk'Abanyarwanda bungana. Aho niho navuga yuko itegeko nshinga rifite aho rihuriye n'idini ya Islam mu Rwanda. Aho ridafite noneho aho rihuriye n'idini ya Islam mu Rwanda, nk'igihugu kitagendera ku mahame y'idini ya Islam, twebwe Abanyarwanda b'Abayisilamu dutegetswe kugendera 100% ku itegeko nshinga, ariko tukagaruka kuri bwa burenganzira leta iduha ku myemerere yacu. Ariko birashoboka ko dufite aho duhuriye n'itegeko nshinga ni ryacu, kandi tugomba no kurigenderaho. Muri Tanzania biragaragara yuko wenda igihugu cya Tanzania cyangwa nka Zanzibar ifite Abayisilamu benshi, bashobora kuba barumvikanye na leta ku itegeko nshinga ryabo yuko hari ibibazo bimwe na bimwe bijyanye n'imyimerere bashobora kwikemura muri urwa discipline n'ikinyabupfura cyabo. Bakaba barumvikanye na leta, birumvikana nk'uko na Gatolika ibwira leta ati droit canon ni nakorwaho. Ariko ukagaruka ugasanga hari ibikorwa bahuriramo na leta, kandi nk'Abanyarwanda ibikorwa bimwe na bimwe kwikemura ibibazo, gufatanya n'abandi imibereho myiza, iterambere, nta tandukaniro rihari. N'ibindi nuko nguko byakwiye kubaho. Ariko habayeho kubyumva noneho
ndumva rero twebwe u Rwanda kugereranya na Tanzania ntaho duhuriye, ntaho duhuriye. Itegeko nshinga ryabo n'iryacu biratandukanye. Nanone kandi idini ya Islam ko igihagararo rifite muri Tanzania no mu Rwanda biratandukanye. Bo bafite abamenyi batandukanye kugeza kuri ba docteur banize n'isi, bizi idini biga n'isi. Mu Rwanda abo bantu ntabo dufite. Usanga bizi isi barayize cyane, ariko nta nabizi idini cyane dufite mu Rwanda. Bose bagarukiye ku cyiciro kimwe cyo hasi, barangiza icyiciro kingana na kaminuza kwiga mu Barabu ibijyanye no gushyira mu bikorwa idini ya Islam mu bihugu by'Abarabu, ibihugu bigendera ku idini ya Islam, bakarangiriza aho ngaho. Ntago bagera hejuru ngo bakore izindi za research, banige n'ibijyanye n'idini ya Islam mu bihugu bitari ibya Islam. Ibyo ntabyo bafite. Nta ba docteur dufite mu idini ya Islam mu Rwanda, ntabo. Nta mushehe n'umwe mu Rwanda dufite w'umudocteur, ntawe. Nuvuga ngo Tanzania bafite abo ngabo benshi cyane. Imyumvire, imibonere, imyemerere iruta abanyarwanda. Uko Professeur Shyaka Anastase akiriho na equipe yayoboranaga nayo, nibaza ko benshi batakiri no muri RGB, bagiye bajya mu zindi nzego. Abo bumvaga ibibazo cyane, bihutiraga no kubikemura no kwicarana n'abantu bakabikemura. Waba ugaragaje n'ikibazo nguko nyine nibo bashinzwe imiyoborere myiza. Waba ushinzwe imiyoborere myiza gute mu gihe hari abarimo kukugaragariza ko nta miyoborere myiza bafite, batayifite, bayibura kandi bayikeneye, bakanakoreka inzira bo bumva ko byashoboka. Buri munyarwanda afite uruhare mu gutanga umusanzu wiwe uburyo ibintu byakemuka mu gihe hari ikibazo. Ariko RGB y'iki gihe nyuma ya Professeur Shyaka Anastase, iyo mibonere niyo myumvire ntayihari. Tunibaza ese abayoborana nawe abatekinisiye niki, ese w'iki kibazo ntibakibona cyane ko kiri no mu Rwanda hose. Noneho buri Muislamu wese aho ari hirya no hino mu gihugu ibi tuvuga arabivuga kuko baratwumva kandi tubyumva kimwe, ni nabo badutuma. Turi muri societe, turi umwe nabo, turyamana nabo, dusangira nabo, tuganira nabo, twicarana nabo. Nta hamwe twimiriwe cyangwa dukumiriwe kugera mu gihugu. Tuvugana nabo kandi tuganira nabo. Ibi tuvuga benshi barabidutuma, ibi tubona nabo nuko babibona. Ntawe uradutera ibuye usibye umuntu uri mu gatsiko kayoboye ya Murara MC wenyine, bitewe n'inyungu nawe abona yuko ashobora gutakaza mu gihe yicaranye natwe cyangwa habayeho impinduka. Ese Manzi, reka mubaze ikibazo kimwe. Ubu biramutse bibaye ngombwa ko ibyo byose mwagaragaje byose mubona mukavuga ati bihindutse ariyo sitati uvuga ikavaho kubera ko muvuga ko nta sitati mwebwe mutayemera, ibyo byose mwagaragaje, zo zose mwagaragaje, baramutse bicaye bakazinonoso bagasanga zifite ishingiro, byose bakabikora nkuko mubyumva, ibibazo muri Islam byahita birangira? Bande babinonosora se bariho nyine bayamwandikiye ubwo bushobozi. Okay, abo twandikiye harimo n'inzego za leta, ariko abayobora itsinda riyobora muri RMC iki gihe n'abandi babyumva kimwe nabo, ubwo bubasha n'ubushobozi bwo kubinonosora no kubishyira mu bikorwa ntabwo bafite, mu gihe hatabayeho ubufatanye bw'abizi ibintu bitandukanye. Gufata abantu baharanira impinduka, gufata bizibi abanyapolitike b'abayisilamu n'aba bashehe, nabyo nangiye kuvuga muri Islam nibyo bishoboka byonyine. Mufite inzego zitandukanye z'abana bazi bakuru bafite banazwe mu gihugu, yewe bamwe n'abaminisita n'abandi bazwe. Bari abantu babafasha iki? Bari abantu rero ukurikije iri tsinda yakagatsiko kayoboye ya Murara MC, nta nundi gashaka kumva nimba uri polisi karakumva, nimba uri RIB cyangwa nimba uri ministre runaka ushaka kubabaza baraza bakubeshye. Hasigaye ushaka kubagira inama ngo ufatanye n'abari, ntago bishoboka, ntago bo babumva. Nuvuga ngo dufite abanyapolitike b'abayisilamu mu nzego zose, abaministers, abadepite, abambasaderi, abasenateri, mu nzego z'umutekano, turabafitemo. Ariko nta nubwo bashobora gutegura inama nk'iyo ngiyo, ubwo bushobozi ntabwo bafite. Ubusi igihe bibereye ntibabibona, ntibabyumva. Biranashoboka ko babagira n'izo nama, ariko bakagira ubwoba n'ikibazo bati niduhamagara inama baratugamburuza, batwereke ko turi mu mafuti, kandi nabo ntibashaka kugaragara ko bari mu mafuti, banatwereke n'inzira byakemukamo, basange hari imyanya bari butakaze. Icyo gihe rero icyo kintu baracyevita, muraganira ariko biba amasigara cyicaro nkuko. None se icyaruta amasezerano, His Excellency we ubwe yahagarariye agategeka ngo itsinda karishyiraho nka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ni itsinda ryashyizweho na Perezida, ntabwo ari umuntu runaka wavuga ngo warishyizeho, ni itsinda ryishyiriweho na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Iri tsinda riratoranywa, aravuga ati mugende munonosore ikibazo cy'abayisilamu. Itsinda ryakorewe muri RGB ku gihe cya Professeur Shyaka, nibyo nakubwiraga. Itsinda mu nzego zitandukanye zose, umutekano, abashinzwe iperereza, abashinzwe ubutabera, abashinzwe ubumwe n'ubwiyunge, inzego zose aho zihurira n'ibijyanye n'umuturage. His Excellency yagiye ashyiramo point,
abapwefoko bashinzwe kuganira kuri ibyo bibazo. Ibyo bibazo rero byaranarangiye birakemuka, amasezerano arasinywa ku mpande zose. Hari igihande cyari gihagarariye abayisilamu cyitwaga ko ari igihande cyaharaniraga impinduka, hari igihande cyaharaniraga inyungu za muru yonyine, hakaba n'igihande cyari gihagarariye abashehe mu Rwanda. Twicaye turi ibice bitatu, abantu batandukanye, na leta ya kane hariya. Turumvikana, tumaze kumvikana tuti ibi bigiye gushyirwa mu bikorwa. Kugeza izi saha nta na kimwe cyashyizwe mu bikorwa. Wibaza ko abantu badaha agaciro His Excellency initiative yagize. Ahubwo aba bantu twakwita yuko ari abantu hari sinamenye uko mbita. Haziho n'umukuru w'igihugu ahagarara akavuga ati bayisilamu mbemereye kubafasha kubaka icyicaro, namwe mukava mu gukorera buriya mufti w'u Rwanda akorera ibiro byiwe ni ishuri rya Gardienne, amarimazemo imyaka n'imyaniko. Ishuri rya Gardienne nijya akoreramo, Amuru RMC korera niho biro iba, ni mu mashuri ya Gardienne. Ariko mu gihe hariho umufti witwaga Gahutu, nabo bafatanyaga Baitul Mali bategura uburyo ki abayisilamu bagira agaciro, kwihesha agaciro, bakubaka icyicaro gikomeye cyane. His Excellency bamugejeje icyo cyifuzo ati jewe niteguye gutanga inkunga yanjye. Igihe byavugiwe ni mu mwaka wa 2012, turi mu mwaka wa 2024. Hose His Excellency urwo n'urugero rundi ntanga rwa kabiri. Ubu uyu mwanya icyo cyicaro nta gihari. Naho cyagombaga kubakwa ni Nyamirambo, hano hubatswe ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, hahoze irimbi ry'abayisilamu i Nyamirambo. Hagiye ibindi bikorwa kandi abayisilamu ntibigeze bahimwa, ahubwo kubera kwa kuzarira no kudashobora kw'abayobozi, leta yararebye isanga afata amafaranga y'igihugu akavuga ngo arabahaye ngo nibajye kubaka icyicaro. Byaba ari ikibazo, na yabo yananiwe kuyacunga, natwe ubwaca yacu turimo turababaza irengero ryayo. Ubwo se urumva y'umukuru w'igihugu byo byagenda gute?